Ndabasuje mbaye ikaze kuri Bombokra Empire. Tugiye kumva se cyangwa kujyanira na kumva saga zabaye kuri wa mwana wabaye wa mbere w'inyamasheke nibaze kuba bamuhamagara na perezida Nyamarabi nyuma y'imyaka igera ku 6 hari ibyasizwe bivuze cyangwa se ibyigeze kuba muri ministeri. No ministeri irimo akavuyo, irimo ibintu utamenya, wa mungani mwana umukene arapfa muri iki gihe turi kugeramo mu Rwanda. Reka tubanze twumve detail par detail ubundi tugaruke mu kanya kuma Bonfire. Abakuru b'amashuri bagenda babwira minisita batari ku tworohereze ishuri ryacu ribe mu ya mbere kandi turanaguhemba. Arabikora, arabihindura ishuri ryari rya nyuma arishyira mu ya mbere, bamuha amafaranga muzira n'ubusa, amafaranga 500,000 by'amanyarwanda. Ubundi n'uwayaguhera ubusa nta cyiza wakoze wayanga kuko nta kirimo, ariko kubera ko ubwo ni urwego rwanyuga, niko mungana, niko mumeze. Imico mibi ibatesha agaciro mugahabwa 500,000 by'amanyarwanda, mukaba mwakwica umuntu cyangwa mwakwica abantu cyangwa mwakwica igihugu ku 500,000. Twihangane duhe agahenge abana. Leontine by'umwihariko umuryango we, ishuri rye, ibisigaye ibyo muri wese atekereza nuko bitekereza, nta wababuza ariko twibuke ko imbere na mbere ari abana. Tugendere ko ari abana, tubyubahe, tubarinde ibibabangamira, ibibabuza amahoro, ibituma ibyo bifuza kugeraho batabigeraho. Hari ubundi urabona miki hano ndabonamo iyi saga, ndabonamo tuka akajorite nyinshi. Hano nakubwira ko umwana arapfuye, umuyaya aratashye, ariko reka mbabwiza ukuri bikunda kuba abana bakabura muri save wabuze ntibyateza ikibazo. muri abambere mu kinyoma, no kubeshya societe, muri abambere mu gutwikira ikibi, muri abambere mu gushyigikira ibitakaye bishyigikira. Nyakubahwa icyaba kirimo, warucinse sengura icyaba kirimo. Harimo iriya shuri uraribonamo mu Gifurumba, iryo shuri rishaka kwamamara uraribonamo muri no case. Iryo shuri rishaka kwamamara ngo ritaherukaga kuvugwa cyangwa naryo si hose nkubwira aho ministry yize. Iyo niyo nkubwira intandaro y'ibifurumba, niyo soke yadeje. Iyo niyo nkubwira intandaro y'ibifurumba. Rero hagomba no kubonekamo gukoresha ubuhabwa. Dore ibihe bibi birahise ariko ibindi biraje, hanyuma hari indi case kandi birimo kuza birusha ibya mbere kuba bibi. Mana yemowe n'urukundo tabara Benedike, tugeze mu bihe bibi. Paulo yavuze bika nkubwira birashoboka. Muri ministeri twabonye amashuri yagiye ahabwa amanota, agahabwa n'imyanya batabikwiriye, ariko ubw'inoti ya 500. Nta mukazi ngende umunyamakuru, ntago ndi umukozi w'urwego rw'ubugenzacyaha aribo, ariko badufungira umuntu witabira telefone, ntago ngira ngo banamufunga. Bayaba musana kucyaba yeshya, ariko ntago ngira ngo abari umucuta ari mwiza turi kwamaza muri society. Ahubwo uwo muntu witabira telefone bamufunge papi. Nyamuneka bayobozi dukunda, umuntu witabira telefone itaraciyemo kuri X itaraciyemo bamufunge. Abantu bari kurya umusenyisa bagahindura. Mu byukuri byakabaye uko bigenda mwize nabi. Umwana yagombaga kubereka ishema y'icyo za Nyamasheke mu bishanga, araje bakubistanya abantu ngo ni mu rwego rwo kugira ngo ba marketing ikigo ministry yizeho. Ariko n'ubundi ko mwari mwatumiye itangazamakuru mbere yo guhamagara umwana waturutse ku kigo ministry yizeho, abanza akabisiga akabitaza akabisiga umuyobozi wa kiriya kigo. Ariko uyu mwana cyamwumvishe ko yari hadashobora kuba ikoranabuhanga ryarabasize inyuma. Mwana ngari kuri telefone barazicagingaga kuva bamenya ko we ngo yari uko yari yarakoze, yari yizeye ko agomba guperforminga.
kujya umusaza w'ubyumve ngo yari yaravuze ati muzanakatishe itike y'indege Rwandeya yarari ikirere ahari uno muntu yari azi yuko uno mwana ari agafu k'imvugo ari wapi ni nawe wavuze akandi kabona ko katumvikanye neza ahantu yavuze ngo korega minisita ngo nawe ngo yize ku iryo shuri ngo bariganye ko n'ubundi ntatuza mvomera ngomba kuvuga ukuri nakomeje gusigasira ngo nakoma rutendere ese burya wawepaga ariko impamvu musomeye message za Didasi nagira ngo barore gushaka kuhagera nagira ngo wisasengurire aka kanya muri ministeri bari gufata ari kuza kudefanda sinzi uri kumva icyo kintu ministeri arimo arakorerwa umutwaro wakabaye ujya kuri deje nibyo muri kuvuga bari gufata igisebe igisebe cyakagombye gukubwa ngo cyoroshywe bagishyiraho umuti gikire bakaza bakacyambika inkweto nziza bacyambikaniyeho na za mikorobe bishobora gutera kanseri bigatuma ukuguru gucika. Benedike kuri X yayo bati nimero ntiyaciyemo oya irere wijya kure bwa mbere ngo ni ibihuha mbere nagira ngo mbisabire bayobozi abantu bakoresha na platform zanyu rimwe na rimwe mujye mubahugura bamenye iki tegeko rivuga gutangaza ibihuha ni icyaha gihanwa n'amategeko mu gihe cyari cyo cyose ugihamijwe n'urukiko. Umuntu agiye kuri platform nk'iya ministeri ngo utangaje ibihuha kandi ukuri mukuzi ugaba guteje abantu agakanya ndasaba ko ukoresha izi mbuga nkoranyambaga zanyu yakabaye yirukanwa ndetse byaba na ngombwa akabafunga. Niba aribo bamuhaye message yandika se niba aribo bamuhaye message nyine yandika barebe uwamanitse imbwa mu giti ureka tuvugisha ukuri. Kabiri umunyamabanga uhoraho muri ministeri Irere Claudette ari kuri kamera za RBA mu cyubahiro mugomba ibisobanuro yatanze bihabanye n'ibyashyizwe kuri Twitter nyuma yo gushinja umunyamakuru gutangaza ibihuha. Ubwo none aho ngaho ninde ugomba kwirukanwa? Aha ngaha Irere bamwirukane ntago mvuze ngo yirukanwe kuko singiye kujya kumusimbura kandi nanamusimbuye ntago byaba ari gitangaza nshobora kugenda nkashyira mu buryo byabana. Kuri X we urashaka kujya kumusimbura vuba nibirukane uku guterana agapira nimero ntiyaciyemo twahamagaye utari we. Uyu mwana wabuzwe na ministeri ifite uburezi mu nshingano akabonwa na drone zitangaza amakuru mukorana mute iki ni cya kintu kijyanye na leadership buhoro wenda batanatwumva wagira ngo babigenze gute hari umuntu uri kuvuga ati umwana n'uwanjye nzaza basaza banjye bamerekeza iwe rubanda barinze bigera ku munsi nyirizina uwo muntu akibabwira ko azaza noneho kandi telefone y'uwo muntu ntabwo yari yaraciyemo nimero ntabwo yaciyemo ministre state minister ukuntu yatekereje kubeshya societe cyavanga none byanze no byanze bane ariko se iyo babona bakorera ukuboko muri soke no kugira ibindi batangaza niba nabyihore naragira kubijyanye no kuba ministry agutengushye state minister antengushye. Icyambere reka mbanze mbabwire ko natengushywe n'ibyabereye muri iriya sare bitwaye ikibyeriya iriya tweet ikimara gusohoka ndetse na ministeri y'uburezi bagize izindi interpretation bavuga kuri byatangajwe ndetse banavuga ko bavuganye n'ababyeyi b'uwo mwana. Ubundi bisobanuye neza indimi zimaze kuba 3 ziva mu kigo kimwe muri ministeri enye wayangenze 3 hari urwo mu itangazamakuru hari n'eshatu zo muri ministeri y'uburezi mu itangazamakuru harimo nyinshi mu itangazamakuru oya interpretation mu itangazamakuru urasanga hari abari ku ruhande rw'abakozi ba ministeri y'uburezi urasanga hari n'abari ku ruhande rw'umwana hari n'abavuze noneho hari n'uruhande rw'abaturage bavugaga ko ibyabaye ari bwa bwenge buhahano AI harimo indimi nyinshi. Hari abavuga yuko inkoko yo mu cyari datora mu mujyi urwo n'ururimi ruri mu itangazamakuru. Hari abavuga yuko isura y'uriya mwana ngo ubundi bigaragara ko itari mu bucuruzi hariya nabyo birasomwe muri media biri kubonekamo.
hari abavuga ko hari ikigo cy'ishuri cyaba cyari cyatanze akantu ngo kibone ukuntu cyavuga harya utaragera kure ariko mugani maze kubona ko butikera kabiri muri iyi ministeri. Muri iyi ministeri nimba umuzi murimo turamuragurisha tukoresheje inkoko cyangwa se urugimbu, ntago nzi kirakoreshwa mu kuraguza muri kibazo kiri muri iyi ministeri. Uwa mbere wamubonye ryari uwo muzimu? Uwa mbere umuzimu yarambarayemo ukurwamo n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri, ukurwamo n'inkiko zakatiye uwari minisitiri cyagiye kwa Mutsindashyaka mu Rwanda harimo bakuri oya Munyeshyaka umwe wari 500. Munyeshyaka bwomezegisa nawe byaramurango muti ingoni iva mu ruzi karigaturumi. Urebye ibyo minisitiri agenerwa ukareba nibimugendaho ntago twakabaye tubona iyi saga. Hano nakubwira ko umwana arapfuye, umuyaya arataha. Nese mwana we turi kujyanirana, urabona ibi bintu iki gihugu kiri kugenda kijyamo kwa Morgan ngo yizaho yize mumeze neza niza ya ndani, nyamara nababwate umukene ashobora kuzapfa. Mfura wigenda utamaye subscribe comment. Ese iki gihugu cyacu kiri kugana he? Ciao reka tubane mu biganiro bitambuka.